njyewe ndi kure cyane nakira ayo makuru ati hari umugabo utuye ahantu runaka ufite abana 9 abana nabo bonyine ese iyo nkuru niyo byagenze gute ni impamo bimeze biti inkuru niyo kandi ni impamo mu mwaka ushize ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4 2020 nibwo nagize ibyago madama agiye kubyara amaze kubyara ahita yitaba Imana. Ubwo yari yagiye kubyara wa kangahe? Yari wa 9. Umwana se we bimeze bite? Umwana nyine yagumye aho ngaho nanjye guta umutwe bamaze kumbwira yuko umudamu avuye mu mubiri. Umwana naje kumwibuka nyuma ariko nyine nabyo ntabwo nibukaga ko mfite umwana. Ntabwo nibukaga uruhinja. Durumva nyine nge nahise ncanganyukirwa. Ndabyumva. Hanyuma baza kumbwira ariko nubwo bimeze gutyo wibuka ko ufite umwana. Umubabaro n'agahinda. Rimwe rero byanamfata kiniga kimfashe nkikingirana nkaririra ahantu abana batandeba kuko ninjya kurira imbere yabo. Nizere ko mumeze neza mwese mukurikiye Legacy TV muri kumwe nanje Albina Sini aha duherereye ni mu murwa mukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda i Kigali cyane cyane ku bantu bazi Kinyinya cyangwa se Bumbogo. Aha ngaha rero akaba ariho twumvise inkuru bamwe mwagiye muyumva gutyo gusa abandi nta nubwo muyizi n'ubwa mbere. Akaba ari inkuru y'umugabo ubana n'abana be 9 akaba barera wenyine nta mufasha nta bushobozi yemwe ni nawe wihekera umutoya yasigiwe n'umugore we mu buryo butunguranye. Uwo mugabo akaba yaratakaje umugore we akimara kubyara umwana we wa 9. Icyo gihe akaba yarataye n'umutwe yemwe aranasara yemwe yumva ko birangiye ubuzima bwe buhagaze kuko gusigirwa uruhinja uri umugabo ni ibintu bitoroshye habe na gato. Reka turebe uwo mugabo ese babaye hati sibyo bintu nibyo ese abo bana barahari koko. Byose ni kuri Legacy TV kanda kuri like, comment, share, notification button, subscribe, be all in or be nothing at all. Neza papa. Amakuru neza twabagendereye abona abana bari mu turimo yego muri umugoroba nyine tuba turi mu mirimo nibo bayikorera ubwo iyo bayirimo nawe ufite uyu muto yego umukuru nuwuhe n'uyu nguyu hanyuma se abana b'abahungu nabo ubwo imirimo barabishobora ubona ko nguri ari gukoropa ndabibona bose barakora imirimo baragerageza ko bashoboye ndabyumva. Hanyuma uyu nguyu niwe muto nyine wawe yego ubangana te agize umwaka bebe agatinya abantu wewe ariko asana kariya cyane wajyaniye impanga ntibakurikiranye haciyemo igihe kingana gute uyu nguyu umwaka n'igice cyangwa ibiri umwaka n'igice. Papa nabasuhuza abana abana wabasuhuza nta kibazo amakuru mumeze neza aba bari mu turimo bite sava amakuru yagira isoni ayisoreba hasi nagashaka kureba bite sava meze neza mwe muri mu turimo ninde watubigishije se ni papa ni mama nziza cyane cwe akomana nawe akira bebe mwija akomana cyashaka gusuzuye ari gusuze nije bonga akomana mwese mudukurikiye kuri Legacy TV ikaze nanone impande yanjye niho hari uwo mugabo w'abana 9 ntago ari kure cyane yanatangira twibwira tubwira nimba tuyino wese hamaze igihe kingana gute byose byinshi kuri we. Mwiriwe neza papa? Mwiriwe ego meze neza turashimira ego hatangira twibwira amazina yawe. nitwa Ngendahimana Alex ego nkaba ntuye muri Murenge wa Bumbogo karere ka Gasabo ahangaha rero mpamaze igihe nyine mvuye mu
n'igice. wamaze nk'imyaka ingahe ugereranyije? Amaze imyaka 4. Ni wawe n'inzu yawe wubatse se ni ubukode? Ni ubukode. Watangira utubwira urugendo rw'ubuzima kuri iyo gahunda yo kuba njyewe ndi kure cyane nakira ayo makuru ati hari umugabo utuye ahantu runaka ufite abana 9, abana nabo bonyine. Ese iyo nkuru niyo byagenze gute? Ni impamo bimeze bite? Inkuru niyo kandi ni impamo. Mu mwaka ushize ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4 2020 nibwo nagize ibyago madamu agiye kubyara. Amaze kubyara ahita yitaba Imana. Ubwo yari yagiye kubyara wa kangahe? Yari wa 9. Yego. Ubwo uko kwitaba Imana ese hari ibisobanuro byagiye biboneka byabyo byatewe n'iki? Umuganga yambwiye yuko yagize ikibazo cyo kuva amaraso amushiramo, baragerageza biranga. Birangira rero ubuzima buhagarariye aho ngaho. Boneraho kukwihanganisha. Hanyuma binteye amatsiko cyane, ubwo nukuvuga ngo uwo ni madamu w'isezerano. Niwe mwabyaranye kuva ku mwana wa mbere kugeza ku bana ku mwana wa 9. Hanyuma se ubwo buzima bwose wari umuntu umeze ute? Munabyara abo mbere aho ubuzima bwari bumeze bute? Byari ibintu byoroshye se nimwe mwabishakaga bimeze bite? Ubuzima ntabwo bwari buringaniye. Kandi abana bo twababyaye nk'uko Imana yari yabaduhaye. Ko twakundaga abana kandi tukumva ntacyo bidutwaye kuba tubafite. Yego. Ubwo nukuvuga ngo madamu mu bana mwarafashanyaga, nta kibazo cyo kubarira, nta ngorane wigeze ugira? Twagiraga nk'iz'abandi byari gusange, ariko yabashaga gukora nanjye nkakora uturaka, twese tugahuza tukabasha kubona ibitunga abana. Yego. Ubwo nukuvuga ngo nimba ntibeshye ni mu gihe hazaga iki cyorezo cya covid. Icyo gihe byari bimeze bite se mujya kwivuza? Ubwo uko biri kose ndi kubona ahantu duherereye n'abadukurikiye n'ahantu bigoye ko ugera kuri kaburimbo mu buryo bworoshye. Harimo inzira nini, hari ivumbi, hari imikoki, abana kwiga bimeze bite? Byose byagendaga gute muri icyo gihe? Muri icyo gihe urumva hari mu gihe cya corona. Bitameze neza, nta modoka yagendaga, nta kinyabiziga na kimwe. Kuva ahangaha rero umuntu agera kuri centre de santé ya Kinyinya kwari kugenda n'amaguru. Twari twagiye n'amaguru tugenda gake gake. Tugezeyo bahita baduha transfert y'Ikibagabaga. Naho baratubwira bati nta modoka ihari, mwihangane mugende n'amaguru. Nabwo tugenda n'amaguru gake gake mugezayo bigoranye ariko agerayo. Hanyuma baza kuduha gahunda yuko azabyara ejo. Turarayo rero dutegereje kubyara, bamukorera ibizamini byose baravuga ngo umuntu ni muzima nta kibazo afite. Baranambaza se muri abo bana bose yabyaye yigeze abagwa? Ndavuga ngo oya. Baravuga ati natwe nta kibazo tubona, ejo azabyara. Amaze kubyara no habuze icyo kibazo, agira kuva, baragerageza bamutera amaraso biranga. Barangira bambwiye bati ubuzima burahagaze. Ubwo icyo gihe ari muri iyo minsi 2, igihe cyo kuhashyika kuharara n'umunsi ukurikiyeho abyara. Numvishe neza yaba ari umunsi mwahashyitse ateganya kubyara, ubwo babahaye umunsi ukurikiyeho yatangiye kuremba uwo munsi se wa 2 cyangwa? Ntago yarembye. Baramwakiriye nk'umubyeyi ufite ibisugiye kubyara, bamushyira ku iseta baramubyaza. Ariko bo igihe bari kumubyaza ya nyuma niho yaje kugira ikibazo cyo kuva. Nyuma baragerageza abaganga mu bushobozi bwabo biranga. Ubwo yari kuri uwo munsi wa 2 nabwo yashitaba Imana. Yego. Umwana se we bimeze bite? Umwana nyine yagumye aho ngaho, nanjye guta umutwe bamaze kumbwira yuko umudamu avuye mu mubiri. Umwana naje kumwibuka nyuma, ariko nyine nabyo ntabwo nibukaga ko mfite umwana. Ntabwo nibukaga uruyi. Durumva nyine nge nahise nshanganyukirwa. Ndabyumva. Hanyuma baza kumbwira ati ariko nubwo bimeze gutyo wibuka ko ufite umwana. Nibwo nibutse kujya gushaka ngo amata yo kumuha. Sinzi ngo yitwa gute, sinzi ngo agura ngahe. Cyakoze ndagenda aho hafi muri alimentation ndayagura,
naraje njugunyira umuganga ntago nzi uwo yamuhaye uwo ari we njyewe urumva nyine ntago nari meze neza. Hanyuma rero ubwo habayeho yuko nyine bamushyira mu buruhukiro mu gitondo cyaho, nubwo byari muri covid, tubona abantu bakeya bo kudutabara, tujya gufata umurambo tujya gushyingura. Abana rero ubwo babaga basigaye mu rugo? Abana bari mu rugo, urumva nawe kubazanira inkuru yo kuvuga ngo mama wabo yapfuye cyari ikintu gikomeye, mbese byari ibintu bikomeye. Umuborogo wari bakabati ntago bishoboka, bati mama ntago yapfuye, ariko byari binkomereye cyane. Ndetse iyo hataza kuba ari muri covid, ahari njye mba naratorotse nkareba iyo njya, ko ntago nabishyikiraga. Ntago nabishyikiraga n'ubuzima bwo mu gihe cya covid butari bworoshye, nta muntu ugenda, nta muntu usohoka, byari binkomereye. Hanyuma ubwo uvuye aho ku bitaro, uko biri kose waributse nanone uti hari umwana koko wasigaye, mukurayo muratashye? Twamukuyeyo tugiye gufata mama we, tumukore turaza turashyingura umwana, ndamugumana, nkomeza kugumana n'abana banjye mu buzima, ariko nawe wumva butoroshye nyine. Nta kazi icyo gihe warakoraga? Si nta kintu nakoraga, kubona icyo kurya nari maze nk'igihe, maze nk'amezi 6 nta kazi nyine. Wenda wakora nk'ikiraka ukabona ibyo bibiri mukarya, wenda nawe aho yakoraga ukwezi kwashira bakamuhemba tugafatanya gutyo, ariko icyo gihe njye nta kazi nari mfite muri iyo minsi. Ubwo umwana cyane cyane ko n'umvugo rwari uruhinja rukivuka, kandi rukeneye icyo bita indezo y'umubyeyi, sinzi uko nabivuga. Umubyeyi aba agomba kuba ari w'umumama cyane cyane. Wabibashije ute? Ese ko namubonye, namwe muraza kuza kumureba Abadukurikiye, aranasa neza, nibura ubu ngubu urabona ko yakuzemo. Iki gihe cyose wamureze ute? Se hari umumama waje hano mu rugo, byagenze bite? Ntawe. Urabona ko hari bashiki be basa n'abigiye haraguru ho gatoya, nubwo n'abari batoya, nibo bagahekaga bakagakarabya. Hanyuma nanjye ubwo naba ndaho nyine nkirerera nyine, nta kundi, kuko numvaga ngomba kujya mu cyimbo cy'umudamu wanjye nkarera umwana ansigiye, ko nta kundi, nta famiye nari mfite ngo ndaho uwo mwana. Nubwo hari abantu bazaga bakambwira ati duha uwo mwana tujye kumukurira, ariko numva sinshobora kwikuraho uruhinja rwanjye, numva sinikuraho umwana wanjye, murera muri ubwo buryo nyine. Abo bantu babaga baramenye iyo nkuru nabo se, cyangwa hari mu itorero se? Ari mu itorero, ari n'abandi bantu batandukanye, nibo wenda wasangaga bambwira bati se uwo mwana uzashobora kumurera, wamuduha tukamugufasha. Ariko nanone nkasanga kubw'ibibazo n'ihungabana bakuru be bagize, gufatana rwa ruhinja nkarutanga, nabyo nkasanga ni ikindi kibazo kitazanyorohera. Yes. Ariko barambwira ati papa turekera agahinja kacu, tuzajya tukihekera, nawe udufashe. Niga guheka, abana ni nkaho aribo bahise kubera abafasha. Yes. Niga urumva hari muri covid abana ntago bigaga, bari mu rugo. Umwana rero tukamuha amata, uko mbonye uburyo nkagura amata nkamuha, kugeza igihe umwana yamenyeye kunywa igikoma. Hanyuma se umukuru ubwo muri abo bana yabaga afite imyaka ingahe? Umukuru wawe, imfura yawe? Urumva byaba afite 15. 15. Umva nawe yari akiri muto. Yari akiri mutoya. Ubu uyu mubebe ubwo afite n'umwaka? Yes, bafite umwaka n'ukwezi kumwe. Ubwo icyo gihe cyose nkuko mbyumva yari kubiraka, nta bundi buryo wari ufite? Ntande hano wigeze ubona ubufasha? Nta bantu muvukana se? Abo tuvukana ntabwo ari abantu nakubwira ngo bafite uburyo bwo kuba bagufasha. Nta muntu muri famille nigeze mbona mfasha. Ku ruhande rw'umudamu naho nta bufasha nigeze mbona yo ku ruhande rwabo. Ni ukuvuga ngo wari cyakoze wenda mu itorero bagiye bamba hafi bamwe na bamwe. Kugeza ubu ngubu se bimeze bite? Ubayeho ute? Ese abo bana uko biri kose batangiye n'ishuri, bariga se? Yego bariga. Aho biga, kubona uko biga bigenda bite?
byose urumva biragoranye umwana utiga n'uriya muto ariko abandi 8 bose bariga uko Imana inshiriye inzira nkabona uburyo nishyura duke nkanababwira nti nagize ingorane murabizi bakabasha kunyihanganira. Ubwo ni ku bigo by'abana biga hamwe mu kigo kimwe sabo bagiye biga hatandukanye. Ubwo no kuvuga ngo kugezana n'ubu mu rugo nta wundi muntu ubuhari uretse wowe uyutashye n'abo bana bangana gutyo. Yes, na mama wanjye tubana umukecuru ufite imyaka 73. Urumva uwo nawe ni nk'umwana. Ndabyumva. Ntaje ariko wenda kuko abari aho wenda nabasha no kugenda wenda mbonye nk'akaraka akaba ari aho ngaho. Ndabyumva. Ariko nta kindi nawe yamfasha. Kugeza ubu rero bimeze gute nyuma y'uwo mwaka uciyemo w'ibibazo numva bitanasanzwe ku bantu baba twumva nanjye ubwanjye mpaka nifashe kwitama nago mbyumva uko bishoboka ko wageze iki gihe ukibasha kurera abo bana. None se papa nje binteye amatsiko cyane isi uwo mwana mu gihe abana batabaga bahari ngo bamurere bamwiteho kuko urumva nimba umukuru afite 15 mu gihe adahari se nawe nabo bandi bato kuri badahari byagendaga gute mu rugo cyabigenda gukora cyari na muto. Urumva ni ngewe ugomba kumwimenyera. Niba akeneye gukaraba ngomba kumukarabya. Niba akeneye kuryama ngomba kumuheka kuko nshobora no kumuryamisha ku gitanda ntabyemere ngombwa ko muheka. Nkamuheka simuheka ngo wenda njye mu muhanda ariko ndamuheka nkaba ndi hano mu rugo nkaba mufite nkakora n'uturimo kugira ngo byibuze n'abana bagiye ku ishuri baze kubona icyo kurya igihe basange wenda hari icyo nabashije gutegura. Ubwo se muri uko kuba umuhetse umuheka unateka se none iyo nza kugira ubushobozi nari gushaka umuntu mfasha wenda se nk'umukozi akamfasha kurera uwo mwana ariko urumva akenshi ni njyewe uri kumwe nawe n'abana nabo mu minsi ishize bigaga mu bihe bitandukanye. Umwe akaba yagiye mu gitondo undi akagenda nyuma ya saa sita wa undi wize nyuma ya saa sita mbere ya saa sita akaba afite umwana. Wenda nanjye nkabasha kugira ituntu nkora. Wa undi wize nyuma ya wize mu gitondo nawe yataha akaza akamfasha. Nubwo buryo twagiye tubibamo cyakoze muri iminsi kuko bari kwitegura ibizamini. Mfite bari abakobwa 2 bakuru n'uriya muhungu bakurikira bose bazakora ikizamini cya leta ejo bundi. Ubu bari kwiga bari kugenda mu gitondo bakagaruka ku mugoroba. Ndabyumva. Hanyuma se nta n'umuntu wabaga yakubonye se ndabizi ko biri kose abaturanyi bacaho bagaseka abandi bakavuga se tumufashe ntago ibyo bintu byigeze bigugeraho muri icyo gihe cyose madama adahari. Byangezeho ibinkomeretsa nka gute akavuga ati uyu mugabo se uheka umwana ariko nyine njye nkumva ntago mbyitayeho kubera umwana n'uwanjye ntabwo ari uw'abandi mpetse. Numvaga rero kwita ku mwana wanjye ari inshingano zanjye cyane ko numvaga ko ngomba guhagarara mu cyuho madama nsizemo kugira ngo wenda numvaga ibyo nkora andeba cyangwa nyumva nkumva ko rero ngomba kwita ku muryango yansigiye simba ikigwari. Ndabyumva. Nta na rimwe wigeze ugira se ako kantu ko kumva urushye kwavuga utari ko se mana noneho ngenda nagiye burya hari ikintu wajya avuga ngo umwana n'uwa leta ngo cyangwa ngo Imana ntiyohereza umwana itateguye isahane ye ukavuga uti noneho ngenda namusize babyimenyere. Kuruha byabagaho no kwibaza ngo ese mana ibi bintu bizageza ryari ariko nanone sinjye wishobozaga ni Imana. Ni Imana yagize iratubungabunga ituba hafi nanjye mu mutima wo kubyakira ko kubyakira njye ubwanjye nk'umuntu wambaye umubiri ntabwo byari binyoroheye. Byari ibintu bindemereye nkumva ni umutwaro undemereye kandi n'ubu ngubu mba mbona bitoroshye uretse Imana yonyine zikabana natwe. Ni kuvuga ngo nicyo gihe watakaye mu mutwe umva byagucanze
ninde wakubaye hafi se ntari umuntu wakuganirije icyo gihe se warase bo mu bantu dusengana bagiye bamba hafi bakankomeza ihangane tuzagufasha gusenga Imana mbese bakandemamo ibyiringiro soma ijambo ry'Imana nibyo byagendaga biduhumuriza na n'ubu ubu kugeza na n'ubu bimeze bite se hano mu rugo hari akazi se wabonye bigeze he nyuma y'icyo gihe cyose cyo kubabara kuko na n'ubu uko biri kose uracyari wenyine yego ese mbere yuko tunagera kuri icyo nta na rimwe wigeze utekereza uvuga uti nazana undi mufasha akamfasha se aba bana nanjye nkiyongera mu bindi bikorwa byanjye nkora hanze nkabasha kubabishaho ntabwo iki gitekerezo ndakigira ko numvaga njye ubwanjye kuba ndi kumwe n'abana banjye nibyo bimfashije ariko igitekerezo cyo kuba ngo ndashaka umugore oya nta n'icyo ndagira nta n'icyo nteganya vuba ntacyo nteganya abana mfite nawe babibonye baracyari batoya hanyuma se ubu ngubu bigeze he ubona ubuzima buri kugana he hari icyahindutse se wabonye nk'akazi se ntako gusa wenda nk'uku nguku mu nzu ye cyangwa se nk'abantu tuziranye hari umuntu ushobora kuba azi ikibazo wahuye nacyo wenda gutyo n'icyo kirakubonye naba nabonye uburyo bwo kugenda nkanyaruka agenda umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri nubwo buzima mbayemo ariko nta kazi nta mikorere nta kintu gifatika nakubwira kimbeshejeho ntacyo. None se papa nk'ubu hagize nk'ubushobozi buboneka cyangwa se ubufasha bitewe nuko umuntu yaba yabyumvishe cyangwa yumvishe ikibazo cyawe wumva wakora iki wumva washobora iki kugira ngo ukomeze urere aba bana? Nashaka ibintu nacuruza ibintu by'ubucuruzi numva ari byo nakora kuko byo byabasha kumbohora n'akabazo kaba kabaye nkabasha kuba namenye uko nkurikirana abana. Hanyuma kuba abana nta muntu basigarana nawe ndabyumva n'ikibazo nanone cya mikoro. Ese nk'ubu ako kazi kabaye kanabonetse birakorohera kuba wabangikanya no kuba wabo bafite mu rugo cyangwa se badahari byagenda gute? Ufite nayo byita ni nka second option cyangwa se uburyo bwa kabiri bwo kuba wabasigira umuntu cyangwa baba bafite umuntu baba hafi. Urumva byasaba ko nshaka umuntu baba hafi nashaka umukozi. Ndabyumva. Hanyuma abana se bari hano mu rugo? Abana barahari. Wabahamagara bari mu turimo dutandukanye. Ndi kubabona hirya. Prince babwire baze. Aba bana se birakorohera kubarera uri umupapa igitsure? Ndagerageza. Ntajya bajya bakucanga ukavuga uti none ndabiri. Urumva abana barakubagana. Barakubagana muzi. Barakubagana. Ariko nyine buhoro buhoro hamwe no kugira uyu akakazamutse kitwa? Yitwa Wisenga Joli. Joli? Uyu? Uriya yitwa Iranzi Prince. Prince. Aka gato? Yitwa Irakoze Belinda. Undi? Yitwa Asifiwe Nawomigira neza. Uyu? Uyu nguyu yitwa Nibikora Ornera. Nibikora Ornera. Hari abandi? 1 2 3 4 5. Hari abandi nabo ndagira ngo baze. Umuzi bino guterura genda. Gina nazo tuzimana hafi. Uriya? Uriya nawe yitwa Kwizera. Boris. Ndabona ari we mukuru mu bahungu. Yitwa Byiringiro Shekina. Uriya yitwa Wase Anje. Uru rwa ruhinja rero. N'abahundi wasigaye. Uyu niwe? Undi mutoya nyine niwe wasigaye. Niwe nasigaranye. Abana makuru. Ni meza. Mukunda papa? Cyane. Mutware. Ubwo ndi kwibaza aka gato nari nteruye Belinda. Nukuvuga ngo niwe wa 8. Nta shoke yabaye se akibona mama dari yarabimenyaga yarafite nk'igihe kingana gute? Yarabimenye yaragize
yaragize imyaka 2 n'igice. Ariko akambaza ati mama ari mama ntaho hari, akambwira nikumburiye mama. Urumva yambazaga ibibazo ngiye narariraga ko numvaga nta bindi bisubizo mfite, umubabaro n'agahinda. Rimwe rero byanamfata kiniga kimfashe nkikingirana nkaririra ahantu abana batandeba, kuko ninjya kurira imbere yabo nabo bararira. Arumva niba ntashoboye kubahoza ninde wundi urabahoza. Ubu rero byabaga ngombwa yuko nikingirana nkaririra iyo byamara gushira nkongera nkagaruka nkikaruma arakunumfasha abana. Hanyuma se nta wigeze agorana kuko biri kose harimo abatangiye kujya mu myaka y'ubugimbi n'ibindi nk'ibyo. Ntago ubwangavu nabonye harimo umukuru w'umukobwa ufite 16 ans ndikubona. Ubwo n'uvuga ngo byo biroroha, isi yarabyumvisha avuga ati nanjye nzajya ndumva ni nkaho yagiye mu kimbo cya mama we. Byagenze gute? Ni ibintu byoroshye kwa yarabyakiriye. Gusa hari ukuntu Imana itegura abana, uriya mukuru akunda abana cyane. Umukuru imfura akunda abana cyane, abazi gufata agahinja akagakarabya akagaheka, byo ubona ari impano yari murimo. Urumva rero ni nk'Imana yamuteguye mbere. Nk'uriya umukurikira ntabwo akunda abana, awamubaza ibintu by'imirimo, ariko ibintu by'abana hoya. Buri mwana wese buri afite ibintu akunda n'ibyo ashoboye. Ubwo abo bana nyuma yuko bavuye ku ishuri ni nabo bakora imirimo yo mu rugo yose bakagufasha. Buri wese aba afite ibyo akora, igihe abikorera. Buri wese nagiye muhe ibyo agomba gukora. Urumva ntago biba byoroshye no kugira ngo bakore amahomwaka. Ntago biba byoroshye, ariko nyine turagerageza. Papa, abantu badukurikiye bari benshi bagiye batandukanye. Wowe ku bwawe ni iki wumva wababwira aka kanya? Se icyifuzo ni iki? Se urabona hakorwa iki? Icyifuzo mbere na mbere yuko ukivuga, ese haba harabaye ubuvugizi mu buryo bw'ubuyobozi? Barabizi se ko ukeneye ubwo bufasha? Ese ubuyobozi burabizi. Yego, hari icyakozwe se mu buyobozi? Kereka wenda muri ukunguku batangaga ibyo kurya byo muri covid. Ariko nyuma yaho nimwe mwiyitagaho nta kintu. Ni twebwe gusa rero wenda mu badukurikiye batwumva, urumva ndi mu nzu y'ubukode. Ikindi kintu kimbabaza cyangwa se gihagarika umutima wanjye ni imyigire y'aba bantu. Biga bishyurirwa n'ikigo runaka se nibo bishyurira? Nta kigo. Nakubwiye ngo ndagenda ku ishuri kuko nababwiye ikibazo nagize. Duke mbonye ndatubaha. Nabo ntago banstressa cyane, baranyihanganira. Utwo duke iyo ntubonye ndatubashyira gutyo. Ariko ubu ngubu nkeneye ubufasha ku myigire y'abana no kuba nabona aho nshyira umuryango nkabona n'icyo gukora. Hanyuma se papa, umuntu abashije kubona nk'ubwo bufasha ni umurongo wa telefone yakuboneraho? Ngira telefone MTN ni 078 88 941 88. Mwakoze cyane. Mwese mwadukurikiye mwakoze cyane, ariko mwabyiyumviye, waba ufite inyunganizi, waba ufite ubufasha, waba ufite igikorwa icyo ari cyo cyose wafashisha uyu mugabo, suko adashoboye yarahabaye nyuma yuko atakaje madamu we bashakanye mu buryo butunguranye, ariko nanubu baracyarera abo bana 9 wenyine, aba mu nzu y'ubukode, nta kazi afite, yemwe na bucura bwe afite ari we bamusigiye igihe madamu we yapfaga, afite umwaka umwe. Murumva ko bitoroshye kurera abana uri umugabo wenyine, nta kazi, uba mu bukode. Mbese nta sinzi, mwe mureba murabyumva, ufite umutima natange, ufite igitekerezo nakitugezeho. Turaza gushyiraho adresse cyangwa se uburyo wabasha kubahamagara ukagira icyo wafasha, icyo ari cyo cyose. Ni karibu kandi mwakoze kudukurikira. Muri kumwe nanjye Albina Sydney Kirenga, aha duherereye n'Ikinyinya. Behind the camera cyangwa nyuma ya kamera ari Miguel, imigisha myinshi cyane. Iyi ni Legacy TV, be all in or be nothing at all.